Muraho neza nanone abakurikiye ibiganiro byacu hano kuri channel y'Ikinyarwanda n'Umuco Nyarwanda. Nizere ko mumeze neza aho muherereye hose. Kuko nanjye meze neza hano mu Rwagasabo. Ushobora kuba udukurikiye wenda uri ibwota Masimbi cyangwa ahandi hatandukanye mahanga. Yewe rero ndi hano i Rwagasabo rwose muri Kicukiro. Meze neza cyane ndishimye, namwe nizere ko mwishimye aho muri hose. Ushobora nko kutwandikira muri comment ukatumenyesha ngo ndimo kubakurikira mpereye aha ngaha n'aha, ndi muri ibi nibi kugira ngo tunamenye abadukurikira aho muherereye. Muri kumwe rero nanjye nanone uko bisanzwe ni Rumari Intwari Nkunda Amahoro. Uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo ishishikaje cyane mu mateka y'Abanyarwanda ndetse n'amateka y'igihugu cyacu muri rusange. Ndi bubabwire mu kanya. Murabizi ko ubu ngubu u Rwanda ni igihugu gitegekwa mu butegetsi bwa Repubulika. Dufite Perezida wa Repubulika, ubu ni Paul Kagame nyakubahwa. Dufite n'izindi nzego zimufasha kuyobora igihugu. Gusa murabizi mwese abakuze ntabwo ari nk'uko byahoze mu Rwanda, ahubwo u Rwanda rwahoze ruyoborwa n'ingoma ya cyami, nuko iza kuvaho isimburwa na Repubulika nyuma yo kubona ubwigenge. Uyu munsi rero tugiye kwibanda kuri umwe mu bami u Rwanda rwagize, ndetse akaba afite umwihariko w'uko ari we mwami wa nyuma washyizweho wimye bikwiriye mu mateka y'u Rwanda. Uwo rero nta wundi ni umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa. Uyu munsi tugiye kumuganiraho by'umwihariko, turaba twibanda ku mpamvu yatumye ahunga nuko byamugendekeye. Ku batabizi nagira ngo mbamenyeshe ko umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa yamaze igihe gito ku ngoma, akaza guhunga akajya kuba imahanga, ari naho yaguye agatanga muri 2016. Ese byagenze bite? Ni cyatumye umwami ahunga kandi byamugendekeye bite? Nibyo rero tugiye kuganiraho uyu munsi. Mbere na mbere dutangira, reka duhere ku mbarutso, duhere kuko byagenze nyirizina umwami ajya guhunga. Ubwo ndavuga Kigeli wa gatanu Ndahindurwa. Mu mwaka wa 1960 ku itariki 30 Kamena, Kongo yabonye ubwigenge bukuye ku Bubiligi bwari buyikoronije. Intambara yo guharanira ubwigenge bwayo yayobowe na Patrice Emery Lumumba. Uyu abenshi baramuzi, umugabo w'intwari cyane w'umunyafurika waharaniye ubwigenge bw'igihugu cye kandi akabugeraho. Emery Lumumba rero buriya yari inshuti ikomeye cyane y'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa w'u Rwanda, wayoboye u Rwanda kuva mu mwaka wa 1931 kugera mu mwaka wa 1959. Nuko mu 1960 nibwo Lumumba yageze ku bwigenge bwa Kongo, nuko habaho ibirori byo kubwishimira. Muri ibyo birori rero yatumiyemo umwami w'u Rwanda, icyo gihe yari Kigeli wa gatanu Ndahindurwa. Nuko umwami Kigeli aritabira kuko Lumumba yari inshuti ya mukuru we yasimbuye Rudahigwa, ndetse akaba n'inshuti ye muri ubwo buryo. Muri ibyo birori rero byo kwizihiza ubwigenge bw'igihugu cya Kongo, mu rwego rwo gushimangira ko koko Kongo yigenze no kurandura imizi y'ubutegetsi bw'abakoloni b'Ababiligi burundu, hagombaga kumanurwa ibendera ry'Ababiligi, ahubwo hakazamurwa ibendera rya Kongo yigenga. Icyakora Ababiligi ngo ntabwo bashyirwaga kandi bari bishimiye gukurwa muri Kongo, aho banyunyuzaga ubutunzi kamere bwa kiriya gihugu, bahayoboye barigaruriye igihugu. Nuko ngo barirahira bavuga bati, umuntu uzatumanurira ibendera mu gihugu cya Kongo akamanika ibendera rya Kongo, tuzamurasa, tuzamwica. Nuko ibyo byatumye abantu bose bagira ubwoba. Nuko abo Lumumba asabye kumanura iryo bendera bose bagagira ubwoba, bagatitira, bateguza ati, ku munsi wo kwizihiza umunsi mukuru ubwigenge bwa Kongo wazatumanurira ibendera ry'Ababiligi. Uwakozeho wese agakangarana, agahinda umushyitsi, ati reka reka, ati singiye kuraswa, singiye gupfa. Nuko rero nibwo Lumumba yasabye umwami w'u Rwanda Kigeli wa gatanu Ndahindurwa kuzamumanurira iryo bendera ry'Ababiligi. Undi nawe arabyemera,
kuko yari umwami ugira ubutwari, ugira ishema kandi ufite ubugabo muri we kuko bukwiriye umwami w'u Rwanda. Aravuga ati wari inshuti ya mukuru wanjye Rudahigwa, nanjye turakorana tubanye neza, iryo bendera rwose nzarimanura. Nuko rero muri ibyo birori byo kwizihiza ubwo bwigenge nyirizina yahageze, abantu barareba habura umanura iryo bendera ry'Ababiligi. Nuko umwami Ndahindurwa mu ishema ryinshi rimwe rikwiriye umunyarwanda nyawe ngo yabajije Lumumba ati koko uratinya abazungu? Nuko ngo arahaguruka, akaba rero umusore wari muremure cyane kandi rwose ugaragara ufatika ku burebure bwa metero 2 na santimetero 19, amanura iryo bendera ry'Ububiligi, ararikandagira mu magambo yuje uburakari ndetse no kwihagararaho cyane ati nibashake bandase. Nuko amanika ibendera rya Kongo yigenga, amashyi ngo kacikaci, umunsi mukuru ugenda neza. Nyamara muribuka ko Ababiligi bari birahiriye ko umuntu uzarimanura bazamwica, bazamurasa. Ubwo rero ngo Ababiligi nk'uko bitangazwa n'umusaza Pasiteri Ezra Mpyisi wari uri hafi y'umwami, wari umujyanama w'umwami Rudahigwa ndetse na Kigeli Ndahindurwa murumuna we, uwo nyine wamanuye ibendera rya Kongo. Ababiligi ngo batanze itangazo mu muryango w'abibumbye Loni bavuga bati Kigeli araramuka agarutse mu Rwanda akicwa, ibyo ntituzabibazwe. Urumva ko batangaga imbuzi, bishinganisha batanga abagabo, bakubita agatoki ku kandi bahiga kumuhitana. Ibyo rero nibyo byatumye umwami Kigeli ahungira i Dar es Salaam muri Tanzania, cyane ko bitanatinze inshuti ye Emery Lumumba nawe yishwe n'abo Babiligi n'ubundi, akaba atari kuba gihari ngo amukingire ikibaba wenda muri Kongo. Nuko umwami ahungira muri Dar es Salaam, akomeza kugenda ahinduranya aho yahungiraga, ajya mu Bugande, ajya muri Kenya no mu bindi bihugu. Rimwe akagerageza kugaruka mu Rwanda bikanga, ubundi agasubirayo. Nuko birangira umwami abaye impunzi gutyo. Icyakora kubw'amahirwe yaje kubona ubuhungiro buhoraho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Nyakanga 1992. Aha yarahabaye kugera atanze mu 2016. Ngiyo rero imbarutso n'inkuru ihinnye yuko byagenze kugira ngo umwami wacu, umwami w'u Rwanda Kigeli wa gatanu Ndahindurwa ahunge mu myaka ya za 60, abe imahanga, abishyanga kugeza nahaguye atanze. Nuko byagenze. Se wari ubizi? Niba utari ubizi twandikire muri comment ko ubashije kubimenya, kugira ngo tumenye ko birimo kugenda bifasha abanyarwanda kumenya amateka y'igihugu cyacu, kumenya ahashize ndetse no kumenya umuco wacu. Ariko nyuma yo kureba uko byagendekeye umwami kugira ngo ahunge, reka turebe noneho ese amateka y'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa muri make yo yari ayahe. Kigeli wa gatanu Ndahindurwa avukiye i Kamembe ku itariki 29 Kamena mu 1936. Yavutse ku mwami Musinga Yuhi wa gatanu na nyina Mukashema Bernadetta, aho ngaho nyine i Kamembe mu Rwanda. Nuko umwami Ndahindurwa icyo gihe wari ukiri umwana, akura ku ngoma ya mukuru we Mutara wa gatatu Rudahigwa. Impamvu yakuze ku ngoma ya mukuru we ntakure ku ya se Yuhi Musinga, nuko Yuhi Musinga yameneshejwe n'Ababiligi, ntabwo yacanaga uwaka n'Ababiligi. Nuko baramumenesha mu mwaka w'1931, bamumeneshereza imoba azize kwanga kubatizwa. Murabizi ko Musinga yanze kubatizwa, akanga kuba umugatulika. Ibi rero byamushwanishije n'Ababiligi, birangira bamuciye bamwirukana mu gihugu. Bamaze kumwirukana mu gihugu rero yasimbuwe n'umuhungu we Mutara wa gatatu Rudahigwa, wabatijwe akabatizwa Charles Robespierre. Nuko asimbura se kuva muri 1931 kugera ubwo yatangaga akiri muto muri 1959. Urumva rero ko Kigeli wa gatanu Ndahindurwa yavutse muri 1936, asanga mukuru we ari ku ngoma kuva muri 1931. Urumva yasanze mukuru we ku ngoma mu gihe se we yari yaraciwe. Nuko ubwo rero nk'uko na mukuru we yari yarabatijwe akitwa Charles Robespierre, muribuka ko umwami Rudahigwa ari nawe watuye u Rwanda Imana ku munsi wa Kristo umwami. Ayo mateka abatayazi wenda twazayagarukaho
niba uyazi cyangwa utayazi tumenyeshe muri comment kugira ngo tumenye ubutaha ibyo tuzagarukaho. Nuko umwami rero Kigeli wa gatanu Ndahindurwa yakuze nyine kuri iyo ngoma ya mukuru we, nuko nawe abatizwa muri Kiliziya Gatolika, abatizwa izina rya Jean Baptiste, nuko yitwa Jean Baptiste Ndahindurwa. Akura gutyo rero akuriye ku ngoma ya mukuru we. Icyakora aya mateka yarazwi cyane, amateka mabi ababaje, ishyano ryagwiririye u Rwanda tugahomba umwami intwari Rudahigwa mu mwaka wa 1959 ku itariki 25 Nyakanga. Umwami Rudahigwa yaratanze, atanga akiri muto akenyutse cyane ku myaka 48 gusa. Yaguye i Burundi urupfu rudasobanutse rwarimo n'akagambane n'ubu rutarasobanurwa neza. Umugogo we rero wazanwe i Rwanda, nuko atabarizwa i Nyanza mu Rukari. Icyakora mu muco w'u Rwanda ntabwo umwami yatabarizwaga hatimitswe umusimbura ku ngoma ngo abe umwami w'u Rwanda. Nuko abakuru bari mu nteko ndetse n'abiru bateranye, nuko bimika umwami Jean Baptiste Ndahindurwa kugira ngo asimbure mukuru we Mutara wa gatatu Rudahigwa. Yahawe rero izina rya Kigeli wa gatanu Ndahindurwa ku itariki 28 y'ukwa karindwi Nyakanga mu 1959, hashize iminsi 3 mukuru we Rudahigwa atanze. Nuko Ndahindurwa yabaye umwami w'u Rwanda, aruyobora afite imyaka 23. Yari akiri umusore muto ariko utari gito, araruyobora. Mu myaka rero ya mbere, cyane ko ingoma y'umwami Ndahindurwa itanatinze, mu minsi ye ya mbere yakurikije ihame ry'umwami w'u Rwanda. Umwami w'u Rwanda ntabwo yagombaga kugira ubwoko abogamiraho ngo ari bwo atonesha mu moko y'abanyarwanda yose, dore ko yari menshi. Ahubwo yagombaga kuba umwami utagira aho abogamira, utagira uruhande ariho, agafata abanyarwanda bose kimwe mu buringanire n'uburenganzira bungana. Umwami rero yafataga abanyarwanda kimwe, agashyira mu gaciro kandi akabitaho nk'uko bikwiriye. Nuko umwami Ndahindurwa yabaye umwami mwiza, ayobora neza mu Rwanda. Icyakora ntabwo ingoma ye yatinze, kubera ko hashize igihe gitoya itangiye habaye impinduramatwara mu Rwanda. Niho natangiriye mvuga ko ubu ngubu tuyoborwa na Repubulika, ariko tukaba twarahoze tuyoborwa n'ingoma ya cyami. Umwami rero hashize ukwezi kumwe gusa yimye ingoma, ni ukuvuga muri Kanama mu 1959. Aya mateka arazwi cyane, yagwiririye u Rwanda, amahano yarabaye, imyivumbagatanyo n'imidugararo ishingiye ku moko n'amakimbirane ayashamikiyeho yogeye hose mu Rwanda. Iki gihe abatutsi benshi barishwe, abandi barameneshwa bahungira mu bihugu bituranye n'u Rwanda. Ibi rero byatumye ingoma ya cyami ijegajega, haba amakimbirane menshi mu gihugu, amahoro aba makeya. Ibi byakomye mu nkokora ingoma ya cyami nk'uko turi buze kubibona. Byakomeje rero gutera ibibazo, nuko bamwe batangira kuzamura ibitekerezo by'impinduramatwara bashaka ko igihugu kiba Repubulika. Aya makimbirane n'ivanguramoko byose byari bishyizwe imbere n'Ababiligi, bifuzaga gucamo abanyarwanda ibice kugira ngo bahirike ingoma ya cyami, babone uko bigarurira abanyarwanda kurushaho. Ku itariki rero 28 Mutarama mu kwezi kwa mbere mu 1961, noneho mu buryo bweruye ingoma ya cyami yarahiritswe. Ubutegetsi bw'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa bwarahiritswe mu Rwanda. Ibi bikorwa byo guhirika ubu butegetsi byari biyobowe na Dominiko Mbonyumutwa, uyu muramuzi cyane, umuntu wayoboye igihugu cy'u Rwanda bwa mbere nk'umuperezida. Nuko niwe wari uyoboye rero ibikorwa byo guhirika ubutegetsi bw'umwami, gukuraho ingoma ya cyami. Yarabuhiritse rero ahagarikiwe n'Ababiligi banabimufashijemo, nuko ayobora u Rwanda mu gihe cy'inzibacyuho kingana n'amezi 9 kugera mu Kwakira k'uwo mwaka nyine 1961, ubwo yasimburwaga na Geregwari Kayibanda, abaye perezida wa mbere navuga wamaze igihe kirekire wanatowe w'u Rwanda. Nguko rero uko ingoma y'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa yahiritswe, birangira ubwami bwe budateye kabiri, ingoma ya cyami ihirikwa mu Rwanda gutyo. Nuko
ubwo rero guhirika ingoma ya cyami ariko ntabwo ari ibintu byakiriwe neza n'abanyarwanda bose, kuko hari abanyarwanda bakundaga umwami, bifuzaga kuyoborwa n'umwami wabo Kigeli wa gatanu Ndahindurwa. Habaye rero kutavuga rumwe ndetse n'imvururu mu Rwanda, nuko kugira ngo ibyo bihoshwe amahoro n'umudendezo bigaruke mu Rwanda, hanzurwa ko haba amatora ya kamarampaka. Ayo matora yari agamije kugira ngo abanyarwanda bahitemo niba bashaka kuyoborwa n'ingoma ya cyami cyangwa niba bashaka kuyoborwa n'ubutegetsi bwa repubulika mu mpinduramatwara nshyashya. Ikindi kandi aya matora yari agamije ni ukugira ngo bamenye niba bashaka kuyoborwa n'umwami Kigeli ku mwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa cyangwa se bashaka kuyoborwa n'undi. Iki gihe rero abanyarwanda bakoze amatora ku itariki 25 Nzeri mu mwaka wa 1961, nuko ayo matora birangira agaragaje ko abenshi mu batoye ari abatarashakaga ingoma ya cyami ndetse ari n'abatarashakaga kuyoborwa n'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa, kubera ko 98 n'ibice 8%, 99.8% by'abatoye bose banzuye ko badashaka ingoma ya cyami, mu gihe abayishakaga bari 20.1% gusa. Ku kijyanye no gutora niba bashaka kuyoborwa n'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa cyangwa wenda bashaka undi, abatoye bagaragaje ko 79.6% bashakaga ko umwami avaho, avuga Kigeli nyine Ndahindurwa, naho 20.4% bo bagaragaza ko bifuzaga gukomezanya n'umwami Kigeli. Ibyo rero byatumye ingoma ya cyami ivaho, kuko murumva ko abashakaga umwami n'abashakaga ingoma ya cyami bari bake cyane, 20% gusa ku ijana. Umwami Kigeli ngo ntabwo yanyuzwe n'ibyavuye muri aya matora, yatangaje ko ataraciye mu mucyo, ariko bibi by'ubusa birangira n'ubundi ingoma ya cyami ihirimye mu Rwanda, hatangira gutegeka za repubulika. U Rwanda rero nuko rwategetswe na repubulika n'abaperezida, ingoma ya cyami ihirima gutyo. Ku itariki ya mbere Nyakanga mu mwaka wa 1962 u Rwanda rwabonye ubwigenge. Itariki twese turayizihiza buri mwaka, abato n'abakuru turayizi. Icyo gihe mu nkubiri yo kumaranira ubwigenge tubusaba ababirigi, u Rwanda rwari ruyobowe na Gregoire Kayibanda, nuko rugera ku bwigenge. Ibi byatumye mu mwaka wa 1965 ku itariki 10 Werurwe mu Rwanda haba amatora noneho yo gutora umukuru w'igihugu, perezida wa repubulika, mu buryo bweruye. Icyo gihe Gregoire Kayibanda yegukanye intsinzi ku bwiganze bw'100% mu majwi, kandi aya matora yari yitawe n'abanyarwanda ku kigero cya 88%. Yari umukandida umwe rukumbi wari uhagarariye ishyaka rya MDR Parmehutu, nuko atsinda amatora aricyo aba perezida wa mbere w'u Rwanda. Nuko rero u Rwanda rwayobowe na repubulika, Gregoire Kayibanda arakomeza arayobora, asimburwa na Habyarimana avuyeho. Ubu ngubu dufite Kagame Paul wabanjirijwe na Bizimungu Pasiteri. Nuko nguko u Rwanda rwayobowe na repubulika. N'ayo mateka rero y'ingoma ya cyami yakuweho hagakurikiraho repubulika. Icyakora ntabwo twasiba kuvuga ku minsi ya nyuma y'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa, kuko nayo ifite igisobanuro n'amateka akomeye mu bitabo by'amateka y'u Rwanda. Mu miziririzo yagengaga abami mu mateka y'u Rwanda, ntabwo umwami yarongoreraga ishyanga hanze y'igihugu. Niyo mpamvu umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa yahunze ari umusore ku myaka 23 akiri muto. Ntabwo rero yigeze arongorera ishyanga aho ngaho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari ari. Niyo mpamvu yarinze atanga ku itariki 16 y'ukwa 10 2016 atararongoye, nta n'umusimbura yabyaye, nuko biba ngombwa ko asimburwa n'undi muntu utari umwana we. Yasimbuwe rero n'uwitwa Emmanuel Bushayija. Uyu nguyu akaba ari umwuzukuru wa Yuhi wa gatanu Musinga, ise nyine wa Kigeli, ndetse na Rudahigwa wavutse mu 1960. Uyu yaratowe kugira ngo asimbure se wabo umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa. Uyu rero yimitswe ku itariki 9 z'ukwa mbere Mutarama mu 2017, ndetse ibirori navuga umunsi mukuru wo gutabariza umwami
Kigeli wa gatanu Ndahindurwa uba ku itariki 15 Mutarama mu mwaka wa 2017 atabarizwa Imwima mu Rukari iruhande rwa mukuru we umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Birangira rero bityo abanyarwanda benshi bajya impaka yaba ari abari mu Rwanda bari hanze bati ingoma y'ubwami mu Rwanda yararangiye kuko umwami wacu wa nyuma yaratanze. Ubona benshi batiyumvamo umwami Emmanuel Bushayija ariko yarimitswe nawe arahari. Nuko rero iby'ingoma ya cyami mu Rwanda byagenze nicyo ngicyo cyatumye umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa ahunga, ndetse nuko byamugendekeye, ni nuko yatanze, ni nuko yatabarijwe mu cyubahiro gikwiriye umwami mu Rwanda mu Rukari. Amateka y'ingoma ya cyami nayo aba arangiye atyo mu Rwanda. Mwakoze cyane rero kudukurikira, nizere ko noneho hari icyo musobanukiwe ku mateka y'ingoma y'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa, imbarutso yatumye ahunga, nuko byamugendekeye, ndetse n'ibyabaye nyuma y'uko atanze ejo bundi mu 2016. Niba rero hari ibintu bishya wigiye muri iki kiganiro, ntibagirwe gukanda like kugira ngo twereke ko urimo gufashwa n'ibiganiro dutanga. Ntimwibagirwe kandi gusangiza bino biganiro abandi bakunda amateka, umuco ndetse n'ururimi rw'Ikinyarwanda kugira ngo turusheho kuzirikana amateka yacu no kuyasigasira kugira ngo atazima. Niba ari ubwa mbere uje kuri channel yacu ukaba urebye ibiganiro byacu bwa mbere, ntiwibagirwe gukanda subscribe kugira ngo ibiganiro by'ubutaha bizakugereho tukibishyiraho. Mwakoze cyane, naho ubutaha.